Okay, ni okelo nkuko bisanzwe rero kuri STV twamanutse no musi wa none tukaba twabagereye kuri tele aho bibera kugira ngo tugende tubagezaho amwe mu makuru atandukanye cyane by'umwihariko muri iyi weekend mu gihe tuba turi gukomeza twenjoyinga n'inshuti zacu. Uyu musi wa none rero STV yabagereyeyo. Uyu musi wa none rero twagiye kuganira na bamwe mu bana bafite impano zitandukanye, haba gukina amafilime, haba kuririmba ndetse n'abakomediye. Uyu musi wa none rero mu karere ka Nyaruguru tugize umugisha wo guhura n'umwe mu banyempano, twagira ngo atangire yibwira abakunzi ba STV. Ni karibu kuri STV. Yes, murakoze. Amazina nitwa Jozo Lucky Beckham. Abanuruka mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Huye, umurenge wa Mbazi, umudugudu n'Impinga. Mu buzima bwanje busanzwe nkaba ndi umunyeshuri, ako nyine nkora n'ibintu nyine by'amakomedi, nkora comedy, ama movie, nuko mbayeho mu buzima bwanje. Okay, urakoze cyane Jozo Lucky Beckham. Hanyuma rero muri aka karere turibaza waje, byashoboka ko ari waje uri mutembera cyangwa se nawe waruje muri gahunda yo kwenjoyinga weekend, ariko nakomeje numva amajwi menshi behind the camera bavuga ko hari ahantu baba barakubonye ukina comedy. Ese Beckham comedy waba warakinnye ni nkiyihe cyangwa se umuntu yayisanga he? Comedy naba narakinnye ahantu wayisanga ni kuri Talent Safi YouTube channel. Kagenda ugasacinga batibona. Okay, Talent Safi. Hanyuma ku bakunzi ba STV ndagira ngo uwabishobora yasimbukira agakanda like, share na comment, hanyuma ntibagirwe subscribe, agakanda no kuri notification kugira ngo video yose uzajya uploading izajye mugeraho imbere. Hanyuma Beckham tukiri kuganira wadukina nk'amasegonda 5 kamwe mu bintu waba warakinye muri comedy. Muri comedy nakozemo movie twakoze bita Criminal Boys, urumva n'urugomo nyine rw'abahungu, hajemo nyine utunyana two kurwana, tuba turi gusa nyine ubuntu bw'umanyeri, nakorobesha nka kamwe for example Turiya nyine twakozemo. Ugiye kuri Talent Safi nyine ukara video zacu turabadusangaho. Ako turacyanazamuka, turacyari hasi. Ama movie yo tuzayakora. Ikintu cyambere abantu basabwa ni subscribe, bagadukorera share, like, naho. Okay, urakoze cyane ngo icyo abantu basabwa no kwashyigikira, mbese mu byo mukeneye harimo urukundo rw'abantu. Hanyuma rero uyu munsi wa none twaje kuganira ku bintu bijyanye n'impano. Utubwiye ko uri umukomedi, mbese muri urugendo rwawe cyangwa se muri imikorere yawe mu buryo bwo gukina komedi, ni nk'izihe mbogamizi waba ubonamo muri uru rugendo cyangwa se mu mikorere yawe ya buri munsi mu buryo bwo gukina komedi? Imbogamizi ya mbere, imbogamizi zari nyinshi. Icyambere no kubura ibikoresho, iyo ni imbogamizi. Umuntu akabura ibikoresho nyine akoresha movie ziwe. Abakinnyi bo busibye ko atari ikibazo, ahubwo umukinnyi mbere na mbere aribaza akavuga ati se uyu muntu tugiye ko afite igikoresho, ubundi mbere na mbere first one ni igikoresho nta kindi. Naho subscribe zozo bazi ko ntago ari ibintu birenze, no ukoraho gakora kuri notification ukabutanza umusanzu, ubundi ahasiga bagaseka imbavu zikameneka. Okay, birumvikana icyo mukeneye n'urukundo rw'abantu, cyane ko twagiye tuganira n'abastari batandukanye ariko dusanga nabo bagiye bazamuka pore. Hanyuma rero watubwenga ikibazo ni ikibikoresho. Hanyuma uyu munsi wa none mugereranyije cyangwa se bitewe nuko mwagiye mugerageza gukora mu mbaraga zanyu mwari mufite cyangwa se mu bushobozi mwari mufite, uyu munsi mumaze kugira comedy zingahe? Comedy turacyatangira cyane, yacu iracyari hasi, tumaze kugira comedy enye, umva turacyari hasi. Okay, zimaze kubenya, ariko dusaba n'abakunzi ba STV, abantu mufite umutima w'urukundo musimbukireho kabisa, mu bakoresha subscribe, mu bakoresha yanyinshi, n'uba bafite indi nkunga yabatera haba mu buryo bw'amafaranga cyangwa se n'ikindi kintu wakora. Ndazi ko icyo kintu rwose ko byagenda kose nawe ejo hari ukundi kuntu bizagenda, cyangwa se hari igihe Imana igitanga umugisha nawe ikagohereza umugisha bitewe na cya kintu wakoze. Hanyuma rero turacyakomeza kuganira. Beckham, twagiye tubona abantu benshi bafite impano ariko bakajya batinya cyangwa se bakitinya, bakabona ko bidashoboka. Ni nk'iki wowe cyaguteye imbaraga zo kugira ngo utangire gukora wirengagije ko bya bikoresho wavugaga bidari cyangwa se bwa bushobozi budagije? Ni nk'iki cyaguteye imbaraga kugira ngo winjire mu gukina comedy? N'ikintu navuga ko cyabinteye kwa nyine no mu ishuri iyo uri muri yiga, sibyo, umwarimu ajya kubwira ati icyambere no gukora ukaba munyakazi, kandi no muri society tugera tugira inshuti turaganira, akakubwira ati wowe ikintu ugomba kugikora udatinya umuntu, ukerekana ibikurimo byose. Ngiye ukuntu nje nazamuye impano yanjye nshaka kuyerekana,
ntago nitinye muri make, ntago nitinye, ni ukuyerekana nyine. Okay, urakoze cyane. Arakomeza ababwira ati rero buriya kugira ngo umenyekanishe impano yawe cyangwa se utangire kuyikoresha, icya mbere ni ugutinyuka, kandi nawe aho uri hose munyarwandakazi, waba uri mu Rwanda waba uri hanze, mbese aho waba uri hose nakubwira ngo icya mbere ni ugutinyuka, nawe tinyuka urashoboye. Hanyuma rero BKM twagiye tubona ahantu hatandukanye abantu usanga bafite impano, ariko ugasanga rimwe na rimwe mu miryango yabo cyangwa se abo babana ntago bari kubashyigikira, ahubwo bakabaca intege babereka ko ibyo bintu bidashoboka. Mbese we byaba byarigeze bikubaho? Mama rimwe yigeze kubona ibintu mbikoraho, aravuga ati si ibyo bintu burimo urakora ni ibiki. Nambwa ati ngiye nyine mba ndimo ndikora komedi, ariko rimwe aza kureba nyine ikintu nakoze, sibyo, aza kureba komedi nakoze abona ni nziza, iramushimisha ndetse aranaseka, nabonye ko binamushimishije, aravuga ati komeza ukore. Ariko nyine no mu muryango nta bushobozi tuba dufite, ariko urukundo rw'umubyeyi ni ibintu byose na motivation ni iki. Urakoze cyane. Ati urukundo rw'umubyeyi na motivation. Tunabarabura ababyeyi mwese, buri hano ubona umwana wawe afite impano, niwe ugomba gufata iya mbere mu kugira ngo umushyigikire rimwe na rimwe, kuko usanga za nzozi ziwe azigezeho bitewe n'uko washyizemo imbaraga. Rimwe na rimwe nubwo waba udafite ubushobozi bw'amafaranga, ariko shyigikira umwana, umuhereza ibitekerezo kandi unamugira inama z'uburyo agomba kwitwara mu bikorwa byiwe. Hanyuma BKM, ni iki wabwira ababyeyi badashyigikira abana babo cyangwa se baca intege abana babo mu gihe bagaragaje impano runaka? Ni iki wababwira? Ni nk'ihe nama wabaha kugira ngo bakomeze gushyigikira izo mpano, dukomeze kugenda mu mujyi umwe kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere kandi n'impano zacu zitere imbere? Ni iki wagiraho inama abo babyeyi baca intege abana? Abo babyeyi inama nabagira, nta mpamvu yo guca umwana wawe imbaraga mu gihe urebye ari gutera intambwe ku kintu akigerageza. Ntabwo wamenya impano yiwe ahantu iri. Ushobora kuba warabyaye umwana w'umuhungu ukabona arimo arakora imirimo ugashaka kuyipinga, ntabwo wamenya umugisha wiwe ahantu uri. Ahubwo wowe mutera imbaraga, umuhe motivation, kandi mbere na mbere urebe ko ibyo bintu arimo arakora ari ibintu bitamushukira ubwonko. Urakoze cyane. Ati mubyeyi, ahubwo icyo usabwa ni ukureba niba iby'umwana wawe ari gukora bishobora kugira ahandi hantu bimugeza, mbese atari ibintu bishobora kwangiza sosiyete cyangwa se ngo nawe bimwice mu bwonko. Hanyuma BKM, watubwiye kuri umukomediye, ni uwuhe mukomediye mu Rwanda cyangwa se no hanze y'u Rwanda waba wireferaho ukumva ukavuga uti uyu ni role model wanjye, ku buryo isaha ku isaha wumva ushaka kuba wakina komedi ukazagera ku rwego nk'urwo muntu? Urebye ntabwo ari umwe, kubera ko akenshi tureba video nyinshi zigiye zitandukanye, ariko mbere na mbere bari abanyagiso bose, bari abapatino bafatira icyitegererezo. Nura munyanigeria bita Hakim, uramuzi cyane. Okay, abo ngabo rero nibo ufatiraho urugero. Hanyuma uyu munsi wa none niki uri gusaba abanyarwanda cyangwa se niki uri kubona gishobora gukorwa kugira ngo komedi nyarwanda zibashe gutera imbere? Mbese ni nk'uhe muntu wumva wifuza ko byibuze sometime mwazahora mukaba mwaganira cyangwa se ukaba wamugisha inama, watubwira? Mbere na mbere ikintu nsaba abanyarwanda urumva ni ukudushyigikira mu bikorwa turimo, nibyo ukubashyigikira. Hanyuma nakubajije ngo ni nk'uhe mukomediye mu Rwanda wifuza ko byibuze uvuga uti uyu nguyu duhuye tukaganira cyangwa se tugahurira mu kiganiro runaka byashimisha kurushaho, cyangwa se hari izindi mbaraga byanyongerera mu kugira ngo mbashe gukomeza gukora komedi zanjye numva afite imbaraga? Ni nk'uhe wifuza ko mwazahura mukaganira? Nyagiso duhuye byaba ari byiza tukaganira, bakagenda baduha nabo motivation. Baba bagiye barenze, bagiye bafite ukundi kuntu nyine bo bazamutse, bakatubwira ukuntu nyine twakoramo akazi kacu. Okay, hanyuma rero hard working and never give up brother. Hanyuma rero Nyagiso ubwo arabyumva, ndabizi nawe ashobora kuzareba iki kiganiro ayumve ko ali wanted BKM arifuza kuba yaganira nawe. Hanyuma rero Nyagiso yaba ari hose, ndabizi iki kiganiro azakireba, agomba kumanuka muri comment cyangwa se akatwandikira akaduhereza igisubizo, cyane ko uri gushaka kuganira nawe buriya byanze bikunze no kureba ukabona hari inama yakugira cyangwa se ukabona hari icyo yagufasha mu mikorere yawe. Hanyuma BKM turagushimiye cyane, wakoze kwemera kuganira na STV, turagushimiye kubw'umwanya waduhaye. Yes, murakoze namwe kuba mwamfatishije interview, ndabashimira.
hanyuma bikemu turi kugana ku musozo n'iki wabwira abanyarwanda noneho muri rusange? ikintu nabwira abanyarwanda muri rusange mbere na mbere ni ubumwe, amahoro yo turayafite. Ubumwe ibintu bikubiyemo ni byinshi, ni urukundo kandi gukora cyane, buri wese akihimbira icyamuteza imbere. Urakoze cyane, buri wese akihangira umurimo cyangwa se icyamuteza imbere. Hanyuma tutarasoza, mbere ko dusoza gato ya bikemu, uretse gukina komedi hari indi mpano waba wifitemo ngo nayo uyigeze ku bakunzi ba STV? Impano? Yego. Impano ko nzifite ari nyinshi, ahubwo ikintu cya mbere nje nabasaba bakore subscribe, ibintu bazareba nibyo byinshi. Twari twakubajije behind yo kuba uri umukomediye, twakubajije ni ihe yindi mpano ufite? Ishobora kuba ari ukuririmba, ishobora kuba ari dancing, mbese umuntu aba afite impano zitandukanye. Muri izo zombi ni nk'iyihe mpano yindi ufite uvuga ngo iyi mpano ndabizi ko nyifite nubwo naba ntarayereka abakunzi ba STV, ariko iyi mpano ndayifite? Njyewe ndi umukungufu man. Okay. Sawa, urakoze cyane. Hanyuma rero twagiye tubona abantu benshi bagiye badutangariza iby'urugendo rwo kuzamuka rwabo, bagenda bavuga ibyagiye bibaca intege, bagenda bavuga mbese imbogamizi bagiye bahura nazo. Mbese uyu munsi wa none hari nk'umuntu mwarahuye akaguca intege cyangwa se akakubwira ko ibintu urimo ukora ntaho bizagera? Akenshi abantu turahura akakunya urimo urakora ikintu akaba yaguseka cyangwa kumva nyine arimo araguca intege mu buryo bwinshi, ariko ibyo ngibyo turabyirengagiza kandi ntabwo tubyumva inshuro nyinshi, tubyumva inshuro nyinshi, ariko twebwe kubera tuzi nyine icyo dukeneye turakora cyane. Murakora cyane rero. Hanyuma gukora cyane niko kugira ngo ugere ku nzozi zawe cyangwa se ube fulfilled y'ibyo utekereza. Hanyuma rero iki kiba ari igihe cyiza cyo kugira ngo ubikure mu mutwe nurangiza ubishyire mu buryo bugaragara. Bikemu, wagira icyo ubwira abakunzi ba STV hanyuma tugasoza ikiganiro? Abakunzi ba STV ikintu nababwira nibakomeze bakore share, bakore subscribe, ariko be na mbere first one ni share, kubera ko share ushyira ku bandi nabo bakaba bakora subscribe. Yego, niyo nkunga ikomeye cyane. Bikemu turagushimiye cyane. Yes, nanjye ndabashimira cyane, murakoze. Murakoze cyane rero bakunzi ba STV, nkuko mwabibonye twarimo tuganira n'umuhanzi wacu Bikemu. Hanyuma rero wumvise ko afite impano yo gukina komedi, wamushyigikira rwose, wakanda subscribe, like, share and comment, ndetse channel yiwe turaza kuyipininga munsi y'iki kiganiro muri comment nujyamo ukandeho kugira ngo nawe abashe gutera imbere. Hanyuma Bikemu, tuva kuri stage twakubwira ngo mbese nk'umuntu agushaka ni yihe nimero yagusangaho? Namba zanjye ni 07 23 52 63 18. Mwabyumviye rero, iyo niyo nimero mwamusangaho. Mushyizeho n'amafaranga ntago byamugwa nabi, kuko muri urugendo turashyigikirana, haba amafaranga haba ibitekerezo byanyu birakenewe muri comment, kandi n'ukuri turamushimiye cyane, namwe turabashimiye uburyo mudukurikirana. Hanyuma icyo tubasaba nta kindi, kanda subscribe, share, like, hanyuma andike muri comment icyo wifuza ko twakongeramo. Mbese niba hari umuntu wifuza ko twamuzana mu kiganiro hano ukabasha kumureba cyangwa se tukabasha kuganira, nabyo wabyandika muri comment. Murakoze cyane rero, mukomeze kugira amahoro y'Imana. God bless to all of us and God blessing us. Hanyuma rero nababwira ngo mukomeze kuenjoyinga weekend kandi mukomeze kugubwa neza. Ciao ciao.